wirebye ubu ngubu uko uhagaze ubu ngubu ubona wavamo umuntu w'umugabo ukaba washinga urugo ukubaka koko. none se nabuzwa n'iki kuba umuntu w'umugabo? Rega n'ubu ngubu ndiwe. Nahise umuntu ubasha kwigurira icupa ry'urwagwa, ubwo no urumva aba atari ako umugabo? tete uracyakunda uriya muhungu? Yego ahubwo ni iki kizamumbaza? ntamukubuza nka mama wawe ndi kugutinza teta nkwiyame nakwihaniza uri kunyumva? uriya muhungu naramukwiyamye ariko uriya muhungu ni igisambo ni ingegera ni ibandi. ma twicare ndumva ntazi ibintu no rutangiye kuvuga igisambo cy'igisambo ari aho bitaba nanjye ndi igisambo. nawe uri igisambo usigaye ujyana nawe kwiba se? Chere ndagukunda kandi cyane, sibyo? ni weho wa mbere mu buzima bwanjye, sibyo? kandi ni nawe wa nyuma. nzagukunda mukunda kwase, sibyo? umva, nzakurinda icyakubabaza, sibyo? sinzi ukuntu nabikubwira, sibyo? ariko icyo nzi cyo mubwiye kimvuye ku mutima wanjye, buri namba wani mu mutima wanjye, sibyo? kandi uri uw'agaciro gakomeye mu buzima bwanjye. sinzigera nkubabaza, ahubwo nzajya mpora mushimisha gusa, sibyo? nkunda nk'uko ivampaye ikunda amazi n'akamaraso. ifi ivampaya ntabwo uzi ko ikunda amaraso? uriya si yakunda cyane. ivampaya abayo ni amaraso inywa? irayanywa ariko ntabwo yakunda cyane. buriya si ubizi ko se iyo ibuze amazi si yipfira se? nanjye rero niko mukunda kurusha uko ifi ikunda amazi, sibyo? yego chere, uzi ikindi nakubwira? buri byose byanjye, sibyo? mubuze napfa, sibyo? ni weho buzima bwanjye, ni weho karaka ko mu mara yanjye, ni weho kagufa ko mu magufa yanjye, sibyo? kiri kuri guseka? birasekeje. birasekeje? birashimishije. so rero urumva, aho uzajya niho nzajya, aho uzagwa niho nzagwa, sibyo? inshuti zawe nizo zanjye, inshuti zanjye nizo zawe, sibyo? so ndagukunda cyane birenze igipimo. nanjye ndagukunda, uri byose byanjye, uri byo nifuza ku buzima bwanjye. so bye. Bahisha. Bye. See you. mwana wanjye rero dore umaze kuba umusore kandi mba mbona ntacyo bikubwiye. unywa itabi, unywa inzoga, buri kimwe cyose. icyo nkwisabiye rero uzaba uretse guteta abana b'abandi, uzabatesha umutwe ntacyo wabamarira. Mary nawe urasetsa rwose. ese ntabwo nzabaho natereta ngo ni uko nywa inzoga? niba ushaka kuzagendera muri izo nzira uzabanza byose ubireke ube umwana mwiza. ibiki nzareka se? ibyo ibiyobyabwenge unywa byose se none se bihurira he no gutereta? aho igihe bigushuka ukazabeshya abana b'abandi ugasanga bibyaye ibibazo. reka ibyo ibyo uri kumbwira ntabwo ari byo. ariko mwana we ukaba umwibaza ubu ngubu iyo wirebye ubu ngubu uko uhagaze ubu ngubu ubona wavamo umuntu w'umugabo ukaba washinga urugo ukubaka. fashe uteze mandagiye ugiye hehe? reba shari shari wuhe? wa muhungu dukundana. ako tete uracyakunda uriya muhungu? yego ahubwo ni iki kizamumbaza? ntamukubuza nka mama wawe ndi kugutinza
reka nkwiyame nakwihaniza uri kunyumva uriya muhungu naramukwiyamye ariko uriya muhungu ni igisambo ni ingegera ni ibandi ma twicare ndumva ntazi ibintu no rutangiye kuvuga igisambo cy'igisambo hari aho bitaba nanjye ndi igisambo nawe uri igisambo usigaye ujyana nawe kwiba se none se umbwira ko uri igisambo ushingiye ku buryo ushobora kumbwira ngo nawe uri igisambo ubona n'izi saha uriya muhungu uracyamumbuza nta nubwo nzanagukundira rwose kubana nawe ngahe basi reka mubwire sibyo none se nabuzwa n'iki kuba umuntu w'umugabo rega n'ubu ngubu ndiwe nese umuntu ubasha kwigurira icupa ry'urwagwa ubwo no urumva aba atari umugabo mwana wanjye ntabwo umwana ni inama mba njya ngo umugire hari ukuba waba umuntu w'umugabo ugashinga urugo ukubaka ukabyara ukororoka sibyo kandi ntabwo ibyo bintu ari byo kwihutira gukora aya ariko nawe uba uri kurengera mbese kubaka haracyari kare rero reka gushuka abana b'abandi ntacyo none se ninatangira ngo dukundane hakiri kare nyine kugira ngo n'ubundi igihe cyo kubaka kigere tukiri gukundana ubwo urumva se njye nzajya kubana n'umuntu tutahereye mu buto dukundana ubwo si urwo rukundo rwa rugamije iki mu by'ukuri mva rero mwana wanjye sinkubujije gukundana sibyo ariko banza ureke ibiyobyabwenge unywa witekerezeho neza nk'umuntu ushaka kuzaba umugabo wese hazaza kubaka urugo rwe rugakomera sibyo reka ibyo ngibyo ntabwo byavamo gusa n'ubundi twari dufitanye na gahunda na sheri wanjye tugiye no guhura n'ubundi ngerekana nakureke nigendere ntabwo wambuza kumukunda kandi njyewe reka ntabwo bishoboka reka ntabwo bishoboka nanjye umutima wanjye kumuhagarika byaranze ni ukuri ari n'igihe yigeze gushikuza umuntu fone turi kumwe gutya ariko nyine nguki nta nubwo mu mutwe wanjye hagezemo akantu nibura ko kumubwira nabi gusa ni gute wakunda umuntu nk'uwo ubizi kandi ubireba n'amaso yawe ndamukunda purize ndamukunda ni ukuri ni gute se umutima wawe ubundi ugutegeka mu mutima wanjye gusa navuga ko nimba yaranduza ariko ntabwo yanduza kuko nta kintu na kimwe kinari najya ariko ndamukunda yakukuraga ubwo yarakuroze ni gute udashobora kwikontorora washiguje ngo telefone ngo umuntu mbireba ubwo reka muhamagare n'ubwo urakomeza uramukunda nawe ndabibona ko akora ibyo bibi byose yiba nimba nanica abantu simbizi ariko mu mutima wanjye ntabwo nzi ikintu gihora kimatiriza kumukunda niko nyine ngiye mbyiyumva sitatarone umuntu ugwa mu ruza rwita ikiziba ruhe ubu ugiye kuzakora ibintu bireba n'umutima wawe wose yego igihe nawe ujya umbangamira nimba wambwiye ngo umutima wanjye ndamukunda wamaye amahoro hasetetanijwe gute ushobora gukunda umuntu ubibona ko ari igisambo ari ingegera ukakomeza ukamukunda nawe barakuroze ubwo busambo bwe ndabubona ariko umutima yagunze ikintu gituma nyine nta nubwo ari no kumpatiriza njye nyine mba numva mukunda ndamutse nanamwanze naba nkozikoze niko byiyumvamo ntabwo ndi kumwe nawe ntabwo ndi kumwe nawe njyewe nuramuka ugomeje gukunda uriya muhungu nzagukara kuko ntabwo nagushyingira uriya muhungu mbibona pe uzamaraba cyabonye ko mama adashaka uno muhungu warangiza ukamuzana ugatuma uranamukunda gutya bose bisize mu biganza byawe mbere y'uko biba ndagusabye mama ntazanyirukane basi kuko nta hantu najya kubera iki bino bintu biri kubaho basi ndagusabye mama ntazanyirukane bana kuko nawe ushaka kurira kano kanya akunda mukunda cyakora
ndamukunda mwana, ngo nyine kizaba ariko ndamukunda. Wewe uri bite? Umeze ute se? Buri handi tujya duhurira, uragira ngo nze nkurebe Igo shuwa ntabwo uri kumbeshya sheri mwana we. Esita, mbere nakugiriye inama ni ukuvuga ko utumva. Njye n'ubu ntabwo nibaza ikibazo ufite. Uhora uhangayitse, iwanyu bakubujije uriya muhungu, uracyakomeje kumwirukaho, nawe ubwawe urabizi ubushobozi afite, umuntu arakubwira ntabwo wumva. Sinzi ikibazo ufite kweri. Ubundi ikibazo kiri si ibintu byo kukubeshya, ntako nakoze pe, ibyo namugira na mama yarayingira ko byaranze. Ese njyewe byakunanije iki? Ntabwo mba numva ikibazo kiri. Byapfiriye. Umuhungu urabizi ubushobozi afite n'ubundi nawe ntabwo pe. Urabizi nawe ko ari uguhiga, ni uguhigahiga, nabwo nubwo ahiga nta n'icyo ari kubona. Uzagenda muzabona, nta nzu afite, nta samu, nta n'iki yewe nta n'inshuti zizamurwanaho mu gihe mugiye kubura, bizagenda ute? Murabizi neza ko nta sambu agira se? Ntayo afite. Azi umuntu umeze kuriya, uza kuriya uteye kuriya, ubona afite iyihe sambu? Abantu bose munca intege. Reba igihe wahereye na n'ubu nari nzi ko basi tugiye guhura twigana ibintu biri aho ngaho atari ibyo ngibyo ngandebera. Oya, ntabwo ari ukuguca intege. Buriya nyine akenshi inshuti yawe ikugira inama ya nyayo nyine yatuma ubaho neza. Ntabwo nifuza kuzabona ubaho urira cyangwa se wandagaye. Nk'umukobwa twari na mama yaranyanze. Nk'umukobwa twari tuzi yuko ari icyitegererezo muri karitsiye, tukazamubona arimo kurira asaba boyine. Tekereza nyine ukuntu karitsiye zizabifata. Bazabifata uko babishaka ariko nta bidahinduka. Bizahinduka mani. Naho byahindukiye. Reka nkubwire buriya impamvu wenda icyo cyizere umuntu akigira akavuga ko nyine ibintu bizageraho nyine agahinduka. Biterwa n'umuntu uwo ari we. Uriya muhungu ntashobotse nawe. Uriya muhungu ni mayibobo. Uriya muhungu ni umusinzi. Uriya muhungu ntashobotse habe na gato. Habe. Ubu uriya muhungu azakumarira iki? Vugisha ukuri. Iyo aba ari umuntu ushyira mu gaciro avuga ati nyine ndi kwitegura kurongora, byagakwiye kuba ari gushakisha ubuzima bushyira hamwe, ariko ubwo afite nabwo ari kubwangiza bujyana mu kabari. Mbese urazakumarira iki? Njyewe ndi kukugira inama nk'inshuti yawe pe, ngambwira nawe nyine ikintu uba umubonaho mwitezeho. None uzagira ngo nkore iki? Ko mukunda uragira ngo nkore iki? Mureke. Kuko umureka byanze. Byakunanije iki ariko? Kandi ko ubizi nawe. Byakunanije iki? Byaranze umutima wanjye ntabwo ushobora gutuza tutari kumwe. Njyewe ahubwo niyo ndaye ntamuvugishije mba niyumvamo yuko mfite ikosa kuri njyewe. Reka nkubwire, aya magambo ndi kukubwira hari igihe uzageza ukayicuza ndi kukubwira waranze kunyumva. Uzicuza umunsi uzaba waraye mu nzu y'abandi bakaza kugusohoramo. Ntabwo nzicuza ariko. Reka tubihigi. Ariko inama nakugira y'ukuri ni ukuriya muhungu wamwihorera kubera yuko n'ubundi nta keza afite.